Mwongeye kwirirwa abakunzi ba How to Rwanda TV, kanizere ko mumeze neza, kuko iyo mumeze neza nanjye mba meze neza cyane. Kandi mu buzima uyu munsi biranga ejo bigakunda, kuko ubuzima ni up and down. So guys, tutizimbye mu magambo, uyu munsi mbazaniye campaign ku nshuro ya kabiri iyo twita wallet.com. Wallet.com iyi ni app ya wallet ushobora gukoreramo transaction cyangwa ukabikamo amacoin yawe ukongera ukayikuramo nk'uko byumva ni coffee. So guys, muri campaign ya mbere twakoze kuri iyi wallet.com baduhaye amadolari 3. Uti twayabonye gute? Iyo wiyandikishije ugikoramo sign up hano link banayisize hasi muri video description, ukayikoraho ukazaho. Iyo umaje kwiyandikisha wakoresheje na referral code yanjye, so ugakora n'ama transaction, wowe wiyandikishije baguha amadolari 3. Iyo ushaka andi madolari y'inyongera nayo 3, buri muntu utumiye wese iyo akoze ibisabwa akabisoza nawe bakamuha amadolari 3, nawe baguha andi 3 yiyongera kuri yandi 3. So guys, katugendane akantu ko kandi step by step mwereke uko bikorwa, guhera du creatinze wallet kugeza mberetse n'amatask ukoramo kugira ngo ubone ari amadolari 3 ya sign up. So guys, urajya hasi muri video description urahasanga link nahasize, urahita uyikoraho. Wowe ukoresha Android irahita kujyana kuri Play Store, wowe ukoresha iPhone irahita kujyana kuri Apple Store. Nguku tubikoze. Kintu urahita ukora icyo twita install cyangwa kuyestra muri telefone yawe. Urategerezaho gatoya. Nubisoza urahita ukora open uyifungure. Numara gukora open uragera ahantu hameze gutya, barakwereka ngo create new wallet cyangwa I already have a wallet. Turakora kuri create wallet, kore continue. Tayari wallet yawe uraba uyifunguye. Urabona ko bakubwiye ngo wallet is ready. Kindi tugiye gukurikizaho uburyo washyiraho cyangwa wakora transaction, kuko nicyo baba bagusaba. Uraza hano kuri receive, tugiye gukoresha transaction ya BNB, ukoreho. Uze kuri BCS uyikoreho. Nurangiza uze ukore copy y'iyi address ya BNB muri wallet.com app. Uhita ugenda ufungure OKX cyangwa Binance, biterwa na exchange ukoresha. Nurangiza ukore hano kuri send no kuri Binance nuko. Usacinge BNB. Ugomba kuba nibura ufiteho BNB zingana na 0.52 by'idolari. Hano uhita upestingamo iyi address wakuye muri wallet.com, uze uyipestinge hano. Numara kuyipestingamo ukore confirm. Ngira ngo muri kubibona step by step. Shyiremo umubare wa BNB ushaka kohereza. Twabibonye ko turashyiramo BNB zingana nka 0.52 cyangwa 51 by'idolari. Kore confirm. Tayari uba wazohereje.
ugaruke muri ya wallet.com yawe urebe ko zaje. Kora refresh, urabibona tayari BNB zaje kandi zahageze. Iki nicyo kintu uba usabwa gukora transaction gusa byonyine. Kugira ngo ubone referral link kugira ngo utumire naho ngaho ukora. Ni gake gake. Dore ngiyo kayisharinga. So guys, aya madolari 3 ntago agomba kugucika, kandi iyo utumiye ubona andi madolari 3 agenda yiyongera ari inyongera. So icyo usabwa ni ukukora transaction, tuvuge kuri Binance ukoherezaho cyangwa ugakuraho 0.52 by'idolari ukabivunja mu ma BNB ukabyohereza hano kuri wallet.com, warangiza ukongera ukayavanaho uyasubiza kuri Binance cyangwa OKX, ukongera ukayagarura. Nibura ugakora nka transaction enye uzisoje, ubu uri umukandida wo kubona ariya madolari 3. Nkuko nabibabwiye, uramanuka hasi, link urayisanga muri video description, urayikoraho, irahita ikuzana ikugeze kuri Play Store cyangwa ikugeze kuri App Store wowe ukoresha iPhone. Urahita downloadinga wallet.com, nimara kugera muri telefone yawe uhita openinga, barahita baguha show ebyiri, create a new wallet, kuko uri mushyashya ari nawe ugomba kubona ayo ma bonus cyangwa ayo ma gift. Ntabwo uri bukore kuri I already have a wallet kandi nayo ufite. Numara kwinjiramo barakubwira ngo koresha passkey, nurangiza bari ukoresha ukomeze bahite bakubwira ati kongs wakreye wallet yawe. Ntubisoza, icyo urahita ukora ni transaction. Ndabiberetse uburyo ukora transaction, ukopia address yawe yo muri wallet.com ukayijyana muri OKX cyangwa Binance, akaba ari ukoresha wohereza amafaranga. So guys, niba ukunze iyi video uyisharinga inshuti zawe, ntiwibagirwe gukora subscribe, like and comment. So guys, ciao ciao, hasta la vista.